Ndi papa sava. Twagiye ako se wowe gorora ijwi neza ubwo urumva bitazamo si urumva bitarimo neza rimeze nk'iritaraduka wowe wumva nyine aho ntuziri mana ariko uri kuboroga basava urumva ntari kujyana n'umurya ko ubwo urumva byavamo ubwo wenda warushyire kubwo turaza kongera ariko njye numvaga birimo nguha agakisa akabyere mfana nagasubiza inyuma nahemerera imbere yawe ariko se uretse ko murimo mugira njyewe ijwi ryanjye rirayunguruye rirayunguruye ntamerera imbere gute uririmbye gutya mu gitaramo n'urwagwa ntarwo bagwa ariko urwagwa ko mu rupinga wavuze imbetezi cyangwa itende kandi waragiye amenyo nayo mfunguza nakagombye kuyabungabunga ubu muri iyi minsi inzoga reka da byanze kugira ngo njyewe ndacyazishoboye ahari ko ngira nsigaye nk'uducupa dutandatu nkaba nibwo ntangiye ahubwo kumva nta mutundi nuko ibya digidigi byaje kugenda bitenyene digidigi zaracyitwa digidigi yahinduriwe izina reka da ni digi ibyago byamaye ahubwo se ni digi ibyago gusa wanza ari na digi mupfu reka da digidigi uzi ibyamubayeho ko yahuye n'uruva gusenyera digidigi urabona ejo bundi igihe cyaguma mu rugo kiza igihe cyaguma mu rugo kiza digidigi yagize atya abakoze kuri telefone ahamagaye umwana ati rero urabizi ko ejo ubwo itangazo ryari ryasohotse ati ejo wabyumvisha umukobwa ati nabyumvisha ati ahubwo nanjye nari ndi mu nzira zo kuguhamagara ati nyaruka rero ati nyaruka umunsi w'ejo ubwo ari guma mu rugo tubanze tugire uko twigenza umukobwa azira afashe akamoto araje no kwa digidigi ubwo ngo bashakaga kwinyensebura ubwo bagiye mu byabo akabyizi barakihaye umukobwa atari kujya ureba ku isaha ni cya gihe nyine gutaha byari saa moya byari saa moya byari bikiri saa moya saa kumi digidigi ati ndareba ku isaha saa 11 zigeze ati rero ati byuka witegure bariteguye bahagaze imbere y'igipangu saa 11 za nimugoroba ahagaze ku muhanda motisha ihetse indi nyura ihetse ijya ihetse idahetse nayo bayihagarika bati ndabyibuka icyo gihe abamotari bari barimo kurwana bamwe no gutaha mu ntara aho bataha buri wese yarwanaga no kuba ari mu rugo ndabyibuka ubwo rero saa 11 n'igice zirageze saa 12 zirageze saa 12 n'igice zirageze digidigi areba hirya hino aravuga tumva rero dore inama isumba izindi ngwino subira mu rugo ejo nzakwakira bya bindi bakaga basabaga ego ni pasi bari bashyize intuzu ugenda ukababwira sabikoze biranze agiwe
abikoze biranga ko umunyeseburo wabaye umunyeseburo nuko ubwo rero umukobwa agumyaho urabyumva nta handi yari kunyura ntaho yari kujya guma mu rugo yamufatiye aho ararongowe se ahubwo reka uze kumva ibyakurikiyeho agumyaho barakomeje baribaniye ariko uko babana bararebana nk'ibyihebe nta ureba undi akajisho k'urukundo uba waje uje kwinezeza bikarangira mubaye bararebana nk'ibyihebe umwe arareba atya ati undi ati reka da babayeho rero babayeho ibyumweru 2 birashize bishize Dege ati rero dore ibihe byageze iminsi yarangiye shaka ukuntu wanya kugere mu rugo badushyira saa 12 umukobwa ati po ati n'ubundi se ko ntacyo kiramira ati reka mbe ndetse tongera ahubwo hanyuma ati ndaza kugenda nimugoroba mvuge ko narindi mu bandi bakobwa Dege agatima gasubira hamwe arangije ati rero ngaho ntacyo ubwo ngubwo uri bugende kamenyereye gukoma kongera agatoki kamenyereye gukoma burya ngo gahora do gahita Dege yumva arashubijwe umukobwa urukundo ruba ruragarutse reka barongeye barasezeranye ubwo umukobwa aravuga ati njyanira mu kanya gato umukobwa atari ko harya ati ko ndeba saa 12 zenda kugera atari ko buretse nzagenda ejo ati rega mbanza nanatekerezo niyumve ko nta kantu kaba karagiye ahara irindi joro bucya rero ari butahe haba hasohotse irindi tangazo rivuga ngo hari imirenge niba ari 50 bati imirenge iyo siguma mu rugo ahubwo niguma mu nzu na umukobwa umurenge wabo nawe wari urimo ayiwe abagumya hatyo sibwa arongowe se ahubwo Dege yareba yamukubita ijisho urujisha akarukanura atyo umukobwa yahindukira yakubita Dege ijisho amaso akayakanura atyo rubura gica aracyariyo rero aracyariyo azajya he ariko mwebwe ko ariko mwamwigira gutyo ubundi mwebwe iyo tutaba ntimwari kubikora ntibyari kuba bahize ariko namwe ibyo mwatugize byari kutubaho iyo mwatwohereje iyo tuba tudahari papa Sava avugisha ukuri wari kwihangana papa Sava ibyo waburana n'umugore da gabanyiriza da kwihangana nari kubuzwa n'iki se warubara ni Margarita batazagira ngo shana nayafotoye ahandi ikindi bambwira naho se nuko se nuko ndimba ese uri mu biki nagira ngo nkubaze ntubu ibya Dege biracyari aho gutyo gusa nuko nyine byagenze nyine ubwo umukobwa yarahagumye urumva ikindi yari gukora se ni igiki koko
ko numva yagize ibyago sera. ahubwo papa sava ndaje gato ndaje bucuranga naho ubundi njyewe digidigi oya urabizi digidigi njyewe urabizi iyo nakoze mu iperereza njyewe urabizi ko njyewe umva ndakora sha sibyo ariko niba uko bimeze tubikore hakiri kare atarazimanganya ibimenyetso ariko se sibyo mbabwira nituhagire reka muze mbereke umva ariko se nta kintu mu bantu ariko mbereke tugenda nese ubanza umenye ibintu tugiyemo ariko ako tipa mugani wawe uratujyana ahantu nta kizibiti tubona niki nyine basi abagabo mwe mwaretse mukabanza mukareba umva reka mbabwire ikintu ngiye kubereka ni ikintu nirebeye n'amaso yanjye nyine ni igiki umva sinabwe aka kagabo n'ishyana aka kagabo n'ihuni aka kagabo n'akajura akagabo n'akanyoni akagabo n'akacakura reka mbabwize ukuri wagira ngo se ahubwo yewe simbizi neza ko noneho rero dushobora kuhagira zimangatanyije ibimenyetso ariko zimanganya ibimenyetso umva ari kivuga nyine kivuga umva nyine reka mbabwire ntabwo ushobora kutwumva akagabo kagogoje ibitaro neza akagabo kogogoje ibitaro karagiye karabyogogoza neza afite imiti hano afite imiti se kajya karwara papa sava ni inshuti yanjye ariko ni inshuti yanjye nimpagera ntabwo ari ngombwa ngo ubone kutuzanywe no kumukora nyete zimangatanya ibimenyetso bifatika ufite nibihe ngo tuhagire twe duhita tugira gute ducungira tuvuga ngo turamucaki kuko niba yakubonye ashobora kubizimangatanya ndabeshya ariko reka mbabaze ubu ngubu wagira ngo uharwara akajya ku bitaro wagira ngo yabona icyo yironsa n'uwaba ari muri koma yahuhuka kubera kuryama kuri savere kwiri none se ibyo amashuka amashuka karayogogoje ari ku bitaro ku bitaro umva ni depo umva ni depo nta nubwo ari ariya yanditse gusa inzu iruzuye njyewe ni ibitinda muri tugenda tumufata ariko tukidibanza witora wese iki kandi wumva nyene ikizibiti gihari niba kandi amashuka tugacakira umva njyewe reka ubundi naje nigendera nje kugira ngo muramutse gusa witemberera nuko ngize ngeze aha mu marembo aha duhagaze nkanda yeje ikirenge numva umutima urambwiye uti we kora akazi umutima wawe ukinjira no wakubwiye ngo ukora umutima wagize ucuramata ikirenge cyanga gushinguka uti kora akazi we mpanuye amaso ntya no mubaze yita mbona kagabo yo hamwe n'umugore wako ibitaro barabyogogoje neza umva bakwiye n'iki kwara yo kwibakwe ntabwo ari iki kwara yo kwibakwe ariko ubu njyewe ndimbati muranyitiranya ariko uzi ko ikibazo si ukukwitiranya ndimbati ni ibiki washingiyeho wumva ko yasa wibitaro njyewe buriya ndimbati yo ninjiye mu iperereza urumva iperereza ibimenyetso nshinjabyaha byose mba mbifite we washingiye ku baravuga ngo si yayiraneka baravuga ngo si yayiraneka njyewe ndusha za mbwa zigenda zihura ibisaso reka telefone yanjye yake nkwereke banga ibimenyetso biri hehe boretse ariko muri makiro twiyamenye uretse oya ndega ntugabuke gufata ibintu nta bimenyetso ufite rero ngo mbifite byo hafi by'ibitenge singibi ubu murabona ko atarayibye handitse ngo ibakwe sasa yibakwe ubu murabona ko atarayibye sarana ducecera musa niko ahubwo reka mbabaze oya reka nkubaze telesiforo ahubwo ko mbona muje mwenyine abashinzwe umutekano bari bo gukora iki se dukushumuye hari utaratubwira ikituzanye tugeze ahanga ngo tumenye ko ari igisambo reka none twebwe nazamura umutwe muremure awuzamura ariko umva nkubwire wa mugabo kahise ubwa mbere mbikubwiye naramuye wowe ujya kuvuga
jya ufata ururimi rwawe urukarage karindwi igisi urabona urabona ikirango cy'amashuka kitariho dege oya mureke mbabwire mureke mbabwire teresiforo ukunda koroshya ibintu mukunda koroshya ibintu yewe ntabwo ndi bubyemere nubwo wamugiye nje ntabwo ndi bubyemere ibintu byo koroshya ibimenyetso mukatangira kubizimanganya ruswa zanyu ahaho umva tutamufasha ahubwo reka nkubwire noneho reka rero mbere ndimba oya ibyo ntabyo twereka ndakuzi imiyoborere ariko oya ntabwo bishoboka ntabwo wibuka bajya mu mahugurwa aya mashuka se babahembye barangije amahugurwa yo kwirinda sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu bihembo se babahemo n'amashuka siyo babahembye iyo mwibakwe ufise ibihembo je sinumvise amashuka muhuruje abantu niko ndimba njye nkubwira wego wagiye umbwira uti ndaje ategereza nkareba bite papa sava numvisha akayoge hano bimeze oya nta kayoge genda gakeya bite byawe kwanza bite digi ibyago warongo yahinduye ibintu bitera nta mpungenge bibaho ibyago bibaho wagiye uvuga ibintu bihuye n'ibibazo abantu bafite ukagabanya umuntu digi ibyago se nta mukobwa uri hariya waramwohereje umukobwa w'abandi waramwohereje ubwo se ibyo ngibyo ni ngombwa ngo ubizane mu bantu b'abagabo ni ngombwa ngo ubizane mu bantu b'abagabo waramwohereza se mwohereza wabanje ariko ugakiranuka n'ibyo urimo wabanje ugakiranuka n'ibyo urimo ubwo rero utangiye kuzana ubuturufu bwa nta kigenda kugira ngo uze uzibangatanya ibimenyetso umugani w'ababanje niko ndimo nta makuru aguturutseho avuga ukuntu uyu mugabo ari akantu k'agasambo se ubu ngubu polisi iri hafi ngo izimutware njyewe se si ngoye nakubwiye njyewe ibi byose ntago ntubona singaye amashuka ngo ndege byago telefone ariko iri ni ishyano mw'abantu tuje duhuruye utagira ngo iyindi mpamvu ituzanya aho se ndimba nabonaga wihenge kugira utya ukihenge kugira utya ujya kuzana imigani ngo n'abandi baraje ako narumiwe koko ariko nk'ako kazi ko kuneka wagahagurukanye mu rugo cyangwa ubu ugafasha ugeze ahangaha ngo mufashe ageze ngo mwere ariko ngo buriya ngo nuko ngo yasanze atari bukwifashe wenyine na mama sava buriya ngo aba yaje kunaganitse kujyana ku murenge jesitaye bite rero ariko ko umuntu aba yazanye urudigi uba wazanye urudigi umuntu akarohamo urohamo nk'ubu ko twaganiraga ibya digidigi iyo umaze ibyayo mashuka ntuze kuvuga ubusa ese mwamvuze se none si iby'uko umaranye umukobwa ibyumweru bingahe ntabwo ari we wabimbwiraga se ndimba urinda kuntera hejuru iby'uwo mukobwa uvuga ngo maranye ibyumweru bingahe ibyo bintu biziheye ntujugurukira hejuru uvuga ngo papa sava ngo yafite amabaro y'amashuka mu gipangu amabaro yamaze ngo amashuka mwakwe amabaro bayaduhe uyera twumvisha mbere deposa yihe ni ntuza ebyiri abantu mwe ni ntuza ebyiri mfite pere ebyiri ariko se ko mba ngira ngo nkomere icyaha kitaraba umugenga nibyo baba bavuga se njye mureka gusebya inzego ubu si yumbaza uti ibi bintu byavuye hehe ntabwo nari bugusobanurire ubwo ugiye gukemura rero icyaha kitaraba wahuruza uyareba guhuruza uti ndimo ndakumira ugahuruza utanabajije ucomeka abantu ucomeka abantu amakuru aba agomba gutangirwa kugira ariko nk'ubwo wacecetse ayo se ninde wagutuma